Iran n'igihugu cya Israel bari hafi kujya mu ntambara isesuye baritana ba mwana ku bibazo bigiye bitandukanye. Israel irwanya gahunda ya Iran ya nucleaire, bavuga yuko Iran iri gucura ibitwaro rurimbuzi byo kuzarasa muri Israel. Iran iratera inkunga imitwe irwanya Israel, Hezbollah, Hamas n'indi mitwe igiye itandukanye, gutanga amafaranga muri iyo mitwe baha intwaro rurimbuzi n'ibindi bigiye bitandukanye. Harimo kwitana ba mwana mu bitero bikomeje kuhaba muri Syria, Gaza, Iraq n'andi henshi hagiye hatandukanye. Uyu mubano ukomeza kugenda uba mubi umunsi ku munsi. Muzi aho waratangiriye. Muhawe ikaze kuri Mazimaka Birori Prince, umuryango mugari w'ibyegeranyo n'ibiri kuvugwa hanze kuri ino si dutuyemo. Muhawe ikaze mwese abanyamuryango wa Mazimaka Prince Official, gusa nimburi n'amashyashya kuri uno muryango mugari w'ibyegeranyo n'ibiri kuvugwa hanze kuri ino si dutuyemo. Nagusaba gusiga ukoze subscribe cyangwa sabone kugira ngo n'ikindi kiganiro tuzakora kizakugereho uri mu ba mbere. Ibihe byiza kuri wowe bikoze. Nguhaye ikaze wemeye ko tugiye kubana muri kano kanya katari karekare cyane kugira ngo tugire ibyo twunguka ku byerekeranye n'umubano mubi uri hagati y'igihugu cya Israel ndetse na Iran, ibihugu by'abaturanyi. Nyamara ibingibi ntago ari umubano utangiye ubu ngubu, nubwo imaze iminsi muri kumva hadashize n'iminsi ibiri yonyine igihugu cya Iran kivundereje urufaya rw'amasasu mu gihugu cy'Uburusiya. Ibinyamakuru, ibiro bya televiziyo n'andi henshi hagiye hatandukanye bakavundereza ibisasu bya misiri. Nyamara uyu mubano ntago ubaye w'ejo bundi, ahubwo ibi byatangiye kuva mu 1979. Muhawe ikaze mwese tugiye kubana muri kino kiganiro tukava imuzi n'umuzingo umubano mubi hagati y'igihugu cya Israel ndetse na Iran. Njye mukomeje kubana ni Mazimaka Prince. Muhawe ikaze. Gusa nibura n'amashyashya kuri umuryango mugari w'ibyegeranyo n'ibiri kuvugwa hanze kuri ino si dutuyemo, nagusaba gusiga ukoze subscribe kugira ngo n'indi nkuru tuzakora izakugereho uri uwa mbere. Dore uko byatangiye nuko byagiye bikomera. Muhawe ikaze. Mbere y'umwaka w'igihumbi 1997, Israel na Iran byari ibihugu by'inshuti cyane, ndetse Iran yanacuruzaga peteroli mu gihugu cya Israel. Mwumve yuko byari bisanzwe ari umubano mwiza cyane. Iran yari iyobowe n'umwami witwaga Shah Mohammad Reza Pahlavi, wari inshuti cyane y'Abanyamerika ndetse n'Abayahudi. Israel n'Abanyamerika bamufataga nk'umufatanyabikorwa wabo wo mu burasirazuba bwo hagati. Abasesenguzi bagiye batandukanye na benshi ko babizi bazi yuko umubano mubi uri hagati wa Israel ndetse na Iran ushingiye ku byerekeranye n'iby'imyizerere. Menyemerere dunyuze amaso gatoya ku byerekeranye n'imyizerere cyangwa se hagati y'imyizerere iri hagati y'ibino bihugu byombi, hagati ya Israel ndetse na Iran. Nubwo bino bihugu kuva na mbere byahoze ari ibihugu by'inshuti bisurana, bigendererana ndetse binahabwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye, nyamara kugeza ubu ngubu akaba nta kindi biri kohererezanya uretse ibisasu bya mezire biturika biremereye byoherezwa ku bikorwa remezo ikindi gihugu cyaba cyarobotse. Bivuga ngo ugusenyera ibyawe nta kiza na gato yabakwifuriza. Munyemerere twongere tunyuze amaso gatoya ku mubano cyangwa se ku byerekeranye n'imyizerere iri hagati y'ibino bihugu byombi. Munyemerere tubanze tunyuze amaso ku myizerere y'abaturage cyangwa se y'abenegihugu cyo muri Israel. Ubusanzwe abangaba basenga Yawe, imana yabo bayita Yawe. Abangaba ni idini rya kera cyane rishingiye ku isezerano Imana yagiranye n'Abisirayeli binyuriye ku mugaragu wayo Mose. Imana yabo bayita Yawe. Igitabo basoma ni igitabo cya kera cyane bita Torah. Ibitabo 5 bya Mose nibyo bakunda kwisomera, ndetse n'ibindi bitabo bigiye bitandukanye birimo ibyerekeranye n'ubuhanuzi, gusa bishingiye cyane ku mategeko y'Imana. Uzumva abantu benshi bakunda gusenga basubiramo mu magambo yabo bavuga ati Mana utwumve, Mana ya Israeli, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, gusa byerekeza amaso mu gihugu cya Israeli. Gusa bitandukanye cyane no mu gihugu cya Iran. Igihugu cya Iran bo basengera mu musigiti ni Aba-Islam bo mu bwoko cyane cyane bw'Abashia. Abangaba basengera mu musigiti cyane cyane ko byakunze kugaragazwa yuko igihugu cya Iran ari cyo gihugu cya mbere kuri ino si nzima dutuyemo gifite abayoboke cyane benshi kuruta ibindi bihugu byose ku isi b'Aba-Islam basoma igitabo cya Qur'ani. Abenegihugu ba Iran bemera yuko Imana imwe yonyine rukumbi iriho bizera bayita Allah, kandi bemera yuko Muhammad ari we ntumwa ya nyuma y'Imana. Bemera ko Muhammad ari bucura mu ntumwa Imana yaba yorohereje hano ku isi. Iran nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite abayoboke ba Islam baba Ashia. Ibi ngibi turaza kubigarukaho. Bakurikiza amategeko ya Sharia ashingiye kuri Qur'an no ku myizerere y'intumwa Muhammad. Aba mu gihugu cya Iran imyizerere yabo ni imwe gusenga 5 ku munsi berekeje amaso Imaka. Gufata igisibo cya Ramadan ni itegeko rikomeye kuri bo. Hari n'imigenzo abenegihugu ba Iran bihariyeho kuruta abandi bo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, cyane kandi nabo bafite umubare munini cyane w'abayoboke ba Allah cyangwa se b'Imana yabo bita Allah. Imigenzo yindi bihariyeho bakunda gukora ni nko gukora umugenzo bita Hajj cyangwa se urugendo rwerekeza Imaka, gukumbura no kubaha cyane Ali, umuvandimwe wa Muhammad, kwambara neza mu buryo bwa kidini cyangwa se byerekana yuko uri umuyoboke neza wemeranwa nabo mu byerekeranye n'iby'iryo dini, cyangwa se kwerekana yuko neza uri umuyoboke w'iryo dini. Ibi ngibi ni imwe mu migenzo bakora
cyane yuko utuye muri kino gihugu bikugoye, bishobora kukugora kuba muri kino gihugu cya Iran udasanzwe uri umuyoboke w'idini ry'aba Ashari cyangwa se umuyoboke w'idini rya Islam. Kwambara neza bigaragaza neza yuko uri mwene wabo cyangwa se uri mugenzi wabo. Abagore bambara hijab cyangwa se chador, iyi ni imyambaro bambara igaragaza yuko ari abayoboke b'idini rya Islam. N'ibindi bigiye bitandukanye byakugora cyane kuba mu gihugu cya Iran udahuje imyizerere n'abenegihugu ba Iran, cyane ko hafi ya bose usanga bose ari aba Islam. Ikindi wamenya gitangaje nuko abenegihugu ba Iran cyangwa se abenegihugu ba Ashari cyangwa se bo mu gihugu cya hano Iran abenshi bavuga yuko barwanira ukuri, bavuga yuko nta kosa bagira. Mu yandi magambo ni nk'uko twabivuga, bavuga yuko gupfira ukuri cyangwa se uri guharanira kumvikanisha ibyo wowe wizera nta cyaha kibirimo cyangwa se nta kosa waba ukoze. Gusa nanone ikindi kintu nyamukuru gifatwa nk'aho ari umuzi cyangwa se byabaye intandaro y'umubano mubi hagati y'igihugu cya Israel ndetse na Iran ni impinduramatwara ya Kiyisilamu muri Iran. Mu 1979 habaye revolution ya Kiyisilamu muri Iran iyobowe na Ayatollah Ruhollah Khomeini. Yavuye ku butegetsi bwa Ashari ashyiraho repubulika ishingiye ku mahame ya Islam. Kuva ubwo Iran yatangiye kwanga Israel, yita igihugu cy'abagome Zionist regime, kandi iharanira cyangwa se ihamagarira kuzarimbura igihugu cya Israel. Khomeini yavugaga ko Israel ari umwanzi w'aba Islam bose, cyane cyane bitewe n'imibereho y'abaturage b'Abanyapalestine. Nyemere tuvuge gatoya cyangwa se dukomoze kuri iyi ngingo cyangwa se kuri iki kintu bagaragaje, bavuga yuko gishobora kuba gituma umubano hagati ya Israel ndetse na Iran ukomeza kuba mubi, bakazanamo igihugu cya Palestine. Iran ishyigikiye Palestine ndetse inatera inkunga imitwe y'intagondwa nka Hamas ndetse na Hezbollah irwanya Israel. Israel ibifata nk'iterabwoba, ikavuga yuko Iran ikwirakwiza intwaro, ideology, amafaranga cyangwa se igatera inkunga amashyaka cyangwa se imitwe yitwaje intwaro ishaka kwangiza igihugu cya Israel. Ibi ngibi byose bifite aho bihurira n'igihugu cya Palestine. Ikindi kintu gitangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'abasesenguzi mu byerekeranye n'ibya politike cyangwa se abahanga mu byerekeranye n'intambara cyangwa se umutekano muri ino si dutuyemo, bavuga yuko umubano uri hagati ya Israel ndetse na Iran ukomeza kugenda uba mubi, nanone watewe n'intambara yo muri Syria. Ibi ngibi ni umubano ushingiye ku byerekeranye n'ibya gisirikare. Mu gihe cy'intambara ya Syria, Iran yohereje abasirikare ndetse n'inteko gufasha Bashar al-Assad, ari nako bashyira ibirindiro hafi y'umupaka wa Israel. Israel nayo nago yari kwicara ngo iterere hagati mu ryinyo cyangwa se ngo ibireberera aho ngaho gusa, cyane yuko Iran yari isanzwe ifitanye umubano mubi ndetse n'igihugu cya Israel. Igihe Iran yashyiraga ibirindiro byayo ku mupaka wa Syria ndetse na Israel kugira ngo baze kurinda Abisirayeli bareke kwinjira mu bikorwa cyangwa se mu ntambara ya Syria. Ibi ngibi byatumye Abanya-Israel nabo batarebera aho ngaho gusa, batangiye kugaba ibitero ku birindiro by'Abanya-Iran byari biri ku mupaka wa Syria cyangwa se byari biri hafi y'umupaka wa Israel uhana imbibi n'igihugu cya Syria. Ibi ngibi byatumye Abisirayeli batangira gusenyagura ibirindiro cyangwa se amadefense y'abasirikare ba Iran bari ku mupaka wa Syria, aho bari begereye igihugu cya Israel, bavuga yuko batizeye umutekano wabo. Israel bavugaga ko itizeye umutekano wabo mu gihe abasirikare ba Iran cyangwa se ibirindiro bya Iran biri hafi y'umupaka wabyo, no kubatangira kubivunderezaho nabo ibisasu cyangwa se batangira kubarasa. Umubano ukomeza ugenda uba mubi uko nguko. Ibi bihugu bibiri ntibyizeranye, birashotoranye ndetse n'urugamba rutoroshye. Israel ikomeza kuvuga yuko Iran ikomeza gukora ibitwaro umunsi ku munsi bya nuclear weapon bya kirimbuzi. Bavuga yuko ibi bitwaro Iran iri gukora nta kindi kintu ishaka gukora uretse kubirasa muri Israel. Ikindi kintu kigaragaza yuko amakimbirane ari hagati y'igihugu cya Israel ndetse na Iran atari ay'ubu ngubu cyangwa se afite izindi mbaraga zihishe kuzo dukomeza kubona, cyane yuko igihugu iyo kigiye kurasa, Iran igiye kurasa irasa muri Israel, nyamara na Israel igiye kurasa irasa muri Iran. Ibi ngibi biri inyuma y'amaboko akomeye cyane yuko igihugu cya Israel gishyigikiwe cyangwa se giterwa inkunga n'igihugu cya Amerika. Nyamara ku rundi ruhande Iran yo ifite inshuti zikomeye cyane arizo nk'Uburusiya ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa. Iyo gikomeza kugaragaza ihangana rikomeye cyane nk'uko musanzwe mubizi, igihugu cya Amerika kitajya imbizi n'igihugu cy'Uburusiya. Nyemerere ino nkuru tuyisoreza hano cyangwa se tuyisoreza hano tuvuga yuko uyu mubano mubi cyane ushingiye kuva mu 1979 muri politike yabereye muri Iran cyangwa se mu mpinduka zabaye muri politike ya Iran mu 1979 gushyigikira cyangwa kurwanya Palestine nk'uko twari twabigarutseho. Ikindi twaba tubonye cyaba kiri hagati y'umubano wa
Israel ndetse na Iran ni gahunda ya nucleaire nk'uko twari twabigarutseho tuvuga yuko Israel ikomeza gushinja igihugu cya Iran gukomeza bacura ibitwaro rurimbuzi byo kuzarasa muri Israel. Ibi bigakomeza gutuma bashotorana cyangwa se umwuka ukomeza kuba mubi hagati y'ibino bihugu byombi. Imikoranire ya politike y'isi, bamwe bari ku ruhande rwa Amerika, abandi bari ku ruhande rw'Uburusiya. Israel ku ruhande rwa Amerika, Iran ku ruhande rw'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Imyizerere cyangwa se ibyerekeranye n'iyobokamana, abayuda bamwe ni abayuda, abandi ni abayisilamu b'abashayi cyangwa se bafite imyizerere. N'ubundi hano mu gihugu cya Iran ni abantu bafite imyizerere ya Kisilamu ariko cyane cyane yibanze ku ruhande rw'abashayi. N'ubundi mu gihugu cyangwa se mu myizerere y'abayisilamu nabo bagiye bafitemo amaparite agiye atandukanye, nka bamwe muzabonana utudomo ku gahanga bitandiye imitwe, bamwe bagaragaza amaso abandi ntibahagaragaze. Ibi ngibi ni ibice biri mu myizerere y'abisilamu igiye itandukanye. Gusa hano mu gihugu cya Palestine bo ni abayisilamu bibanze cyane ku ruhande rw'abashayi. Ngahe nguko nyine mwakomeje kubana muri kino kiganiro twamazima kabiri Prince. Nk'ibisanzwe ibiganiro byacu nakagaruka, ibihe byiza kuri twabanye, nanagusaba gusiga ukoze subscribe cyangwa se abone kugira ngo indi nkuru tuzakora izakugeraho uri uwa mbere. Ibihe byiza, ndagushimiye.